kazi k'uyu munsi kabaye ryangurye. Ese uru rubyiruko koko. Abana reka tubohereze mu kigo ngororamuco. Wakinjira? Bite ni iki kikugenza? Ndi mu rugo. Yego. Hari umwana w'inshuti yanjye yaje kunsura. Mama asanga turi kumwe. Bamusanga? Asanga turi kumwe. Ikibazo si mwaje gusura asanga muri kumwe? Ufite ubwoba wavuze. Iki kibazo cyabaye? Turi mu buriri. Mu buriri? Wari mu buriri ukora iki? Nacyo? Amazina bakwita nde? Anita. Anita? Imyaka ingahe? 17. Imyaka 17? Bagusanze uri kumwe n'umusore mu buriri? Umusore mu buriri? Turangana. Murangana? Arandutaho gato. Umusore afite imyaka ingahe? 25. 25? Ni kwa mwana? Uzi icyo amategeko avuga? Nyine mama yaravuze ngo ngaraza kumurega nanje kubasaba. None uwo musore mama baravuze ngo araza kumurega? Arasanze turi kumwe. Wowe uvuye iwanyu? Ubwo uje kurega mama wawe uje kurega umusore? Uje kugira ngo mumubabarire. Tubabarire nde? Uwo musore? Mwari muri kumwe? Ubu ngubu uzi iki murakora? Uri gukora mwe mugize icyaha. Uwo ni uwo musore? Niba babasanganye mu buriri. Uri kunyumva? Uri kunyumva? Reba ngaha. Niba uje kwitambika, mwe mwakoze? Rimwe gusa? Yo. Ikwakane kuri gatowe kuko. Reka mubwire rero ikintu kigiye kuba. Umusore se mwaka afite 25? Yitwa nde? Yitwa Mura. Basore nk'abo ngabo babaye mbura mukoro. Busore bwirirwa muri gym nibwo bwirirwa bwazonza abana babandi. Busore bwirirwa kuri za TikTok. Ubu niho muwa mwahuriye. Ndabyumva. Ndabyumva rwose. Uwo musore ubwo icyo amategeko avuga. Kabusomera ingingo neza. Umuntu wese ukorera umwana kimwe mu bikorwa bishingiye ku gitsina bikurikira abakoze icyaha. Uri kumva? Rero hari nimero ya mbere, gushyira igitsina mu gitsina. Niba wowe nawe uri kumva mwahuje ibitsina, cyo ni icyaha. Kandi umuntu wese usambanyije umwana uri munsi y'imyaka 18 ndabyita ko wari gusambana. Mwarashakanye n'umugabo wawe? Ukuntu bimeze, umuntu wese wasambanyije cyangwa wakoze igikorwa kishimisha mu mubiri ku mwana uri munsi y'imyaka 18 aba agomba guhabwa igihano kiri hejuru y'imyaka 20 kandi kitagejeje imyaka 25. Uwo musore rero tugiye kumushaka. Ubwo mwana wabare turamubona. Sugo mwana wabare kurira. We reba ngaho, ubu yagutera inda ntacyakumarira. Hari icyo musore yimariye? Ntacyakumarira. Sibyo? None so ko dukundana. Ko mukundana ntago bivuze gusambana, sibyo? Ndamukunda.
uramukunda kandi twari turi no gupanga kuzabana. umwana w'umukobwa we ndeba amaso ariko nkugira inama sibyo umuntu yemerewe nibanga kubaka urugo afite imyaka 21 sibyo ibyo mwapangaga byose ntabwo bivuze ko mugomba kuryamana sibyo so uriho tugiye gufata ibizami byawe yuko yicaye yarandutegereje Ibizami by'iki? Ndi muzima? ni muzima ariko uko amategeko bigenga tumufata ibizami gufata ibizami byawe so gikurikiraho ura wicaye utegereje naho nari bujye Njye hanze. Witonde baza bakurebe Kamana Eso. Wirangweke umwana w'umukobwa mujyane mufata ibizami mwe muri hafi ye mupima HIV munarebe ibindi bizami bindi yahohotewe Eso. Shabe ngende kumva twanakomeza ko wanshimishije no munsi cyane. Ego ko narusengeye mbabare Guse. Deba n'amasaha yagiye so butangiye kwiribaza mama aje kugusanga. Mama wese undi atarya. Ahubwo ngira vuba guruka witunganye. Ariko nizere kuzaza kunsura. Ntabwo nzajya mwanza ko gusura iwanyu. Kuyeza nkunda. Ara sanita nono kadakomeye agiye nzi ko mbona ari kwibirangamo gusa. Anita. Ni mama wawe. Ani. Sagiye hetse kaza. Umunaniro nzanye. Ani. Anita mwana wa. Ibi ni ibiki mbonye? Shinguru swaje wanje nagiye bwawe. Ni ibiki nishyano ngushije mana za wowe ubundi wowe umaze iki? Ko mbona uruhumurimba hari umuntu araguca umuntu ufite umusatsi umeze gutya. Ubu ngubu shere wanjye bagiye kumufunga kubera njyewe kandi amakosa n'ayanjye. Rebera umwana ujye ubwira wampamagara uriye ko nari nkubiki umutima wuzuye usani wawuri usazi nkaho ufite umusatsi umeze cyane wabugana amagara. Mabuja. Niki wowe Agiye kugura kutafungisha umugabo wiwe. Mbega ishyano ry'umukobwa reka nze nkwereke icyo nkora. Hajya ugakwita nde muhanda. Wanyitamo. Ushaka kuba umukwe wanjye ariko kuri ni bogarira ndabona ntacyo ubaye nubwo nari natangiye wenda ndakara ubundi mu buzima busanzwe ntago nkunda kuvuga nabi ndi umuntu wumvikana ndi umuntu ucisha make urumva naho ubundi nta kibazo gihari rwose ahubwo gama wiryamira. isezerano rituzuye nito amaye isezerano rituzuye. Zute ane Meze neza. ufite kwitonda cyane muri iyi minsi ra. Nitonze. Ese undi ko njyewe nyine mwana urugo na mwana wari ngo dukine naki ubundi nabuzwa n'iki kwitonda. Irungu riba ryakwishe. Nase wagiye uganiriza njye simba mpari ukanambwira udukuru twa musore ko nta kimubona byagenze gute. Umusore. Murani mbangari mura umwe mware inshuti. Mwarashwanye? Mura. Ko ntacyo umbwira gahunda ubundi mufite ni iyihe mu rukundo rwanyu? Mama nawe wambuzaga gukundana usigaye umbaza gahunda yo mu rukundo. Nase ko nubonye utigeze nimba nyine wakomeje ukanamba ku rukundo rwawe. Narakumvisha ahubwo nuko namwe ababyeyi murengera mu kubuza abantu uburenganzira bwabo. Ubwo bivuze ngo ntimugikundana? Ya turakundana ko nyine ntabwo tuvugana cyane ubwo mutamu bishaka nyine.
ubundi se akubwira ko afite ihe gahunda kari icyo umuntu aba hari igihe umuntu areba umuntu akamufeka akabona nta gahunda ashaka gushaka umugabo. Isezerano rituzuye niryo wampaye. Isezerano rituzuye ese kuyo tutavugana kurashaka iki so abantu barakurya ubuze ibyo ryose hanyuma se wamaye ikivuga ngo nabuze ibyombi ko nusa nk'umuntu utari cyangwa nsakuriza amafaranga muje kumenya mbambwira insura nyikoreza zana amafaranga shaka amafaranga se ntabwo bazara n'undi bumwe nta bireba kera nawe ugenda yandaya yawe ubu se aya nga ntiyaguha wowe senkisa wazihahamo urya amandazi ubundi byo ari bihagije hanyuma se yandayiha amandazi ga nta n'isa akwatse nk'igenda shaje uva mu byo ngibyo reba abagabo batangiye kuguhamagara bagabo se singi telefone yanjye n'abaturanyi niyo baturanye kiyo biravuga nsakuriza neza amafaranga ubu senkisa ntiyaguhaza asa amazi biki n'umuntu arakurya naga nta n'isoni ubu se ushaka kurya nta n'umusaruro senkisa nsakuriza kwanza nondombiwe wampaye telefone nkigira mu kazi dore amafaranga nta n'isoni kabiri gatatu ugenda ujya n'amafaranga utanze ngo ngusinze urabizi urumwe abatasi ntabwo barya niyo n'abandi biriya bifitiye uwuhe mumaro si ibyo kunsitiresa no kuntesha umutwe winsakuriza sha zana amafaranga yo guhaha nyamara usigaye ufite abazimu mu mutwe ntabwo nakurusha abawe ntabwo nakurusha abawe wajya mu bapfumu simba batarakusagutsaho urabyimba simbajyamo hejuru yawe se simbajyamo hejuru yawe ikigore kitabyara ikigore ni nyokosha Mwiriwe afande. Mwiriwe. Mwari mwampamagaye ejo nze kwitaba hano kuri polisi sinzi uwampamagaye niba ari wowe ariko nari nitabye mumbabare mumbwire ikintu mwampamagarije kuko ntenya polisi rwose naraye nasinziriye. Umubyeyi ni Marita? Yego. Amani. Karame. Namahoro. Nta mahoro nyine ariko ntago ari neza kubera ko nabaye impangayitse nibajije umuntu wabane bari wandeze nibajije ikintu polisi yampamagariye pe ko bafite ubwoba nibo bwa mbere nitabye ubuyobozi. Reka maze mu bw'iki kintu kimwe kwitaba ubuyobozi nta kibazo kirimo sibyo ubuyobozi ushaka kubwitaba hari amakuru gushakaho ubuyobozi ushaka kubwitaba hari ikirugo runaka sibyo rero ndagusaba ikintu kimwe mubyeyi mbwiza ukuri kandi numveye sibyo tariki 30 umwana wawe yaje ahangaha avuga ko hari umusore wabasanganye naricaye negereza ko ndibona umubyeyi uzi gutanga ikirego ndamubura wahishiriye icyaha aya ntabwo nagishira sinanagishira byagenze gute ko umwana wawe yaje ahangaha avuga ko basanganye umusore bari kumwe ahubwo si ibyo bintu ko nta n'ibyanzi ntabyizi ntabyanzi pe umubyeyi ubwo uramutse usanze bikubeshya oya ntago nabeshya ubuyobozi ndabubaha ntago nabeshya nose umwana wawe nta kindi kibazo afite ikibazo cyaragifite afite ikibazo cyo mu mutwe yajya afata n'imiti yagize akantu ko guhungabana uriya mwana waje ahangaha umukobwa yego Anita rwose afite icyo kibazo twavugaga se mbona ari normal nyine hari igihe aba ubona ameze neza ari kuvuga ibintu bizima ubundi ukabona byahindutse ari kuvuga ibintu biterekeranye nubwo buryo abayeho niyo waza aho dutuye muri quartier babikubwira ko icyo kibazo ajya kigira ubwo rero sinzi ukuntu byaragenze kugira ngo aze hano ntabyo narinzi nabimenye kuko muzi yuko hari igihe aba yahinduriwe ntabwo natumaze nari kumutangira ntazi umubyeyi rero ubu ngubu ngiye kwigenzera icyaha sibyo yego nisanga umwana wawe uri kumuhishira icyaha uri kunyumva ninsanga uri guhishira icyaha
hari ingingo ikureka. Uri kunyumva? Ndumva Uraba nta umufatanyacyaha. kintu mishiriye pe. Na musore witwa Murabugeze uzi iwawe. Nawe uzi? Mura? Muraze si umuturanyi duturanye uretse ko mbona umukobwa wanjye amukunda cyane ariko ceceka bivuga amagambo menshi ceceka. Ndi kukubaza ntabwo uri kumbaza. Uri kunyumva? Mura ni umuturanyi wanyu. Ni umuturanyi agenda mu rugo. Uzi umugani mu Kinyarwanda bajya bavuga ngo umusazi arasaka ku ijambo. Urabuze uwo mugani? Njya mbyumva babivuga. Ntabwo tukikoresha ngo umusazi. Urihangana umurwayi mu mutwe sibyo? Yego. Rero niba umwana bavuga ko urwaye mu mutwe yabwa ku ijambo. Ndakurikirana ndebe niba umwana adafite ikibazo cyo mu mutwe umuhungu akamusambanya. Ndabyikurikiranira ngewe. Kandi kubona guhamagaje aha ngaha. Tagira ngo nabyo tubaziho. Njye naguhamagaye aha ngaha kuko hari icyo nzi. Uri kumva? Uri kumva? Se ndi kumva muyobozi nyine ubwo mwigenzurire nta kintu nzi ngewe pe. Nta kintu nzi. Njye nta kintu nigeze ambwira. Nawe mwanditse kuri dosiye iri mu kirego cya Nita. Mumbabarire rwose mwire kunyandika. Nari mutumije aha ngaha kugira umbwize ukuri. Uwo mushinjacyaha cyangwa amakuru. Ariko amakuru nawe uri kuyahisha. Nta yindi guhisha pe. Ibyo nakubajije n'ibyo wasubije birahagije umubyeyi. Kandi ko n'amaso yawe nacyumisha. Aya nacyo nta kintu ndi kuguhisha pe. Nacyumisha nose kuvuga buna. Dore buryo rero ikintu kiranga abantu babeshya. Reba uravuga oya nuko ndeba mu maso. Do. Yimuna beshe biragaragara reka. Aya nuko ntinya kujya kuri polisi. Reba mubyeyi reka ngubwire ikintu ariko gitoya. ntago Reka kunca mu jambo. Ngayigendere. Akugenda utekereze neza. Isezerano rituzuye, 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 niryo wampaye. 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 Wowe ntuzatinda kubona yuko wibeshya, ndabizi ntuzatinda kubona yuko wibeshya. Tugiye gushutinga sene 40 abakinnyi mu ready action. Ariko abana urubyiruko koko n'amatelefone rusigaye ucapura abantu. Abana babuze akazi bakora. Ubu tironi mutwara sibo nawe. Kamanga batubohereze mu kigo. Abanga bagomba kugororwa. Ipasi se. JSB. Agatsinda kabano bana koko kibisambo. Pasi kero wewe chiko museka ukomeye gusoma muri kemari muri kutupresera cyane ndi kunyanga paskeni ndashaka manje bagufatira umuntu tawanjye ndi kuvuga kugira manje komeza ry'ibiza